Robert ni umuyobozi w'uruganda rukora wayini. Uyu musore rero aba azwiho rwose kugira igitinyiro, dore ko ari umusore uba udakunda kuvuga amagambo menshi. Iyo rero muri kuvugana murebana, uba utekereza rwose ko ashobora kuba ari kugusoma mu mutwe, ku buryo n'ibyo utavuze byose uba utekereza ko yaba yabimenye. Ni umusore w'umunyabwenge cyane, ucisha make, akazi ke nicyo kintu cya mbere ashyira imbere. Abakozi be bose rero iyo bumvise ngo araje, bose batangira kugenda bava mu nzira. Ahora rero yambaye neza cyane n'umubavu we w'umwihariko. Iyo rwose akiri muri metero 100 uba wamenye yuko agiye kuza. Iby'urukundo rero ntabwo rwose ajya abikozwa. Umukunzi we wa mbere ni akazi ke. Uretse kandi n'abakozi be basanzwe muri uru ruganda n'abafatanyabikorwa be, iyo rwose atangiye kuvuga bose baraceceka ukagira ngo baheze umwuka. Ikintu cya mbere rero ashyira imbere ni uko rwose uruganda rwe rugomba kuza imbere mu zindi zose. Gutsinda niyo ntego ye y'umwihariko. Uyu musore rero mu myaka 5 yashize yari afite umukobwa bakundanaga, yari couple iberanye cyane, kubera ko uyu mukobwa nawe yari wo muri famiye y'abakire rwose. Couple yabo rero niyo yavugwaga, abantu bose niyo bavugaga bati iriya couple iraberanye. Biteguraga rero gukora ubukwe, maze umunsi umwe rwose mbere y'ubukwe bwabo, uyu mukobwa yaragiye arabura neza nta gusezera kuri Robert, ndetse rwose nta no kumwandikira, nta jambo na rimwe. Robert yarabyutse aramubura neza burundu. Icyo yaje kumenya rero ni uko uyu mukobwa yari yiboneye undi musore w'umukire cyane kurenza Robert, maze agahita amusanga atamusezeye. Kuva uwo munsi rero Robert ntabwo yongeye gukunda umukobwa ari we wese. Yahise atekereza ko urukundo rutabaho, umuntu agukunda kubera yuko hari icyo agushakaho. Iyo abonye rero ukurusha ibyo ashaka ahita agenda. Iyo mikino rwose yahise ayihagarika, maze yumva yuko atazongera gukunda ukundi. Ku rundi ruhande rero muri karitsiye y'abakene cyane rwose hari umukobwa witwa Ejidi. Uyu mukobwa ni umukobwa ukiri muto cyane. Umukobwa rero akora amasuku muri uru ruganda rwa wayini rwa Robert. Gusa nyine uyu mukobwa atinya uyu musore cyane, nubwo atarabasha gukubitana amaso nawe kubera ko amubona agenda. Iyo bumvaga aje nyine barihishaga ku buryo nta muntu wabaga afite umwanya wo kumwitegereza neza. Uyu mukobwa rero akora akazi ke neza cyane, arazinduka agakora amasuku kugira ngo abantu bose bari buze kuza muri uru ruganda baze gusanga amasuku rwose yarangiye. Ni umukobwa kandi ufite inzozi z'ahazaza, kubera ko yifuza gukorera amafaranga maze akazabasha rwose no kwizigamira amafaranga azamutunga mu zabukuru, dore ko nyine mama we aba yarakoze cyane, ariko mu by'ukuri ntabashe rwose kugira amafaranga na make yabika, kuko ubuzima bwabo bwari bugoranye cyane. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'umugoroba, Ejidi aba ashoje akazi ke, maze agahita abona ko hari ahantu yamennye nyine amazi ku meza. Afata rero agashifo maze akajya kuhanagura. Gusa aba ananiwe cyane rwose bikabije. Icyo rero ataba yabonye ni uko indobo iba irimo amazi yari amaze gukoresha amasuku iba imwegereye cyane, ariko atabibonye. Mu kanya gato rero ahita ashiduka yayikomye, maze amazi akongera akanyanyagira muri iyi sare yose aba yari amaze gukoropa. Robert rero we asohoka nyine muri biro aho aba yarari ari kumwe nyine n'abantu baba baje gusogongera kuri wayini ngo bumve nyine ukuntu imeze. Abagabo nyine b'abakire baba bari hano, ndetse n'abagore bo mu imiryango nyine ikize cyane, babandi nyine bazi cyane ibya wayini.
Asohokamo rero ari kuri telefone, aba agiye kujya ku ruhande kugira ngo nyine avugane n'uyu muntu baba bari kuvugana nta rusaku. Nyamara nawe umunaniro aba ari wose, ukuboko kumwe kuba gufashe telefone, ukundi kuri kugenda kwikanda ku ijosi kubera nyine ukuntu aba ananiwe. Ejidi rero arahindukira maze akabona bosi we Robert ari kumanuka ku maesikariye, nyamara rwose ntabwo ari kureba hasi, ntabwo aba yamenye ko hamenetse amazi, nyamara aya mazi aba arimo isabune nyinshi cyane. Ejidi rero abona ko rwose bosi we ashobora kuza kugwa mu mazi, maze akagenda yihuta kugira ngo amubuze kuyakandagiramo, nyamara Robert we aba ahuze cyane, aba ari kuri telefone, nta kintu kimwe aba ari gutekereza ndetse nta n'icyo aba ari kumva. Ashiduka rero ikirenge yakibanje rwose muri aya mazi, maze Ejidi uba ugiye nyine kumubuza kuyakandagiramo ahita anyerera, maze n'uyu mugabo akaba araguye, bose bagwana muri aya mazi. Ataramenya rero ibimubayeho, atangira nyine kugerageza kubyuka, ariko kubera ukuntu aya mazi yari arimo isabune, uko yageragezaga kubyuka niko yongeraga akagwa. Ejidi rero yitegereza uyu musore, maze kwihangana bikanga, akaba araturitse arasetse, abanza guseka buhoro yiyumanganya, byageraho bikanga neza agashwanyuka, maze agaseka cyane. Uyu musore we rero uba rwose ataramenya neza ibimubayeho, yitegereza uyu mukobwa maze akareba ukuntu ari kumuseka. We mu by'ukuri aba yari yiteguye ko uyu mukobwa agiye kumusaba imbabazi cyane, ndetse rwose agiye kumuvugisha afite ubwoba, kuko n'ubusanzwe abakozi bose baramutinyaga. Atungurwa rero n'ukuntu uyu mukobwa ari guseka rwose wagira ngo nta kintu kibaye. Robert rero akomeza kwitegereza uyu mukobwa, maze akareba hirya no hino nyine, akareba ukuntu hano hantu huzuye amazi, maze akireba, akareba ukuntu imyenda ye yose ihindutse amazi gusa. Nawe kwihangana biranga, maze akaba araturitse arasetse, bose baraseka kwihangana bikanga. Uyu musore nyamara aba amaze imyaka myinshi cyane rwose adaseka. Ejidi rero ahita amubwira ati bosi, ni ukuri mumbabarire rwose, gusa nyine kuvuga biba byamunaniye, kuko aba ajya kuvuga maze agaseka koko agahita yipfuka ibiganza ku munwa. Ati mumbabarire ni ukuri, ntabwo rwose nabishakaga, aya mazi yancitse maze arameneka. Robert nawe kwihangana biba byanze, aba ari guseka yasetse yatembagaye. Ejidi rero ahita abwira Robert ati bosi, wabonye ukuntu wagurutse? Uzi ko neza wari uri kuguruka nabonaga umeze nk'ufite amababa. Ati gusa iyo nza kuba nyine mfite rwose nka kamera, maze ngafata akavidewo kari kuba karyoshye. Robert rero ahita amurakarira ati nta soni, wumvaga ushaka kumfata videwo? Ubu se urabona bishimishije? Nubwo nyine aba ari kugerageza kumwikarumana, ariko nawe nyine ibitwenge biba byamwishe. Ejidi rero aragerageza nyine, maze akaba ari uhaguruka mbere, ahita ahereza ikiganza Robert, maze akamufasha guhaguruka, dore ko nyine aya mazi rwose kuyahagurukamo biba bigoye, kuko baba bakomeza bongera banyerera bongera bagwa. Ejidi rero ahita yongera akabwira Robert ati ni ukuri mumbabarire, nangije rwose amafaranga menshi kuba nkwandurije imyenda n'inkweto, ibintu byose wambaye birahenze, none ndabyangije. Naho rero Robert ahita abwira Ejidi ati ariko nawe watose. Naho Ejidi ati ngewe narabimenyereye, n'ubundi nkora ntose, ubu rwose nari nanatose mbere y'uko aya mazi ameneka. Robert rero ahita yitegereza uyu mukobwa ahereye ku kirenge akageza ku mutwe, dore ko ubwenda bwose aba yambaye buba nyine bwamufasheho kubera gutoha. Robert rero ahita abwira Ejidi ati reka nkugeze mu rugo, n'ubundi nanjye ndatashye, kubera ko ntabwo twaguma gutya dutose gutya, byadutera indwara rwose, umuntu ashobora kurwara umusonga. Reka rero ubwo nkugeze nyine mu rugo.
naho rero Ejidi ati hoya rwose bosi, ntabwo ari ngombwa. Aba yumva biteye ubwoba kuba wa musore w'igitinyiro, wa musore abantu bose bareba bagatitira, yaba agiye kumutwara iwabo, aba yumva nyine bidashoboka, nawe ubwoba noneho butangira kumwica. Robert rero ahita amubwira ati sinjye mbikwibwiriye se, jya imbere ahubwo tugende ku modoka ihute, nta mwanya wo guta. Naho rero Ejidi ati none se aya mazi ari hano? Robert atamubwira ati taha, uzaba uyakoropa n'ejo ni umunsi, uze kuzinduka mu gitondo ubikore nyine nk'uko wari usanzwe ubikora. Ejidi rero abona nyine nta mahitamo, maze akemera nyine bakajyana. Bagera ku modoka maze Robert agahita afungura umuryango akereka nyine ikimenyetso Ejidi cyo kugira ngo yinjire. Ejidi arinjira maze agatungurwa n'ukuntu muri iyi modoka haba hameze. Haba harimo isuku nyinshi cyane, harimo akayaga, noneho ikindi hahumura rwose kandi cyane. Yatse imodoka rero maze agahita abaza Ejidi ati hanyuma se ndagusiga hehe? Ejidi rero ahita amubwira nyine aho ari buze kumugeza kugira ngo ataza kuyoba icyerekezo. Umuhanda wose rero bagenda batavugana, bacecetse cyane, nyamara Ejidi we rwose aba yinaniriwe kandi cyane kuko aba yakoze akazi k'imbaraga kandi aba yatangiye kare cyane. Ntamenya rero ukuntu bigenze, ibitotsi biramufata maze agatangira kujya akubita umutwe hirya no hino. Mu mwanya muto rero umutwe we aba awukubise ku rutugu rwa Robert maze agahita yisinzira rwose, agasinzirira ku rutugu rwe. Robert rero agira ngo ari kurota maze agahindukira akabona uyu mukobwa yamwegetseho rwose umutwe ndetse yasinziriye cyane. Atangira kumva rero umwuka ushyushye w'uyu mukobwa uba uri kugenda umuhuha buhoro buhoro ku ijosi. Maze uyu musore agatangira akumva bimeze nk'aho rwose biri kumukirigita. Atangira gushaka guseka, akumva utuntu nyine tw'udushagarira turi gukomeza tumwiruka mu mubiri. Ariko nanone yanga gukangura uyu mukobwa maze akagerageza kwihangana rwose akaguma hamwe, ubundi uyu mukobwa agakomeza akiryamira ku rutugu rwe. Ibitekerezo rero bya Robert bihita bihinduka, dore ko rwose aba amaze igihe kinini cyane nta muntu w'igitsina gore umwegera. Kuba rero uyu mukobwa noneho rwose aba amwegereye cyane cyane bikabije, bituma atangira gutekereza, maze akumva igihe nk'iki rwose ni igihe ataraherutse mu buzima bwe. Yakabaye nyine yarigijeyo uyu mukobwa akamuryamisha nko ku ntebe, ariko ntabwo yabishakaga. Yumvaga yifuza ko rwose yakomeza nyine akumva uyu mwuka yari ari guhumeka, dore ko uyu mukobwa yanahumuraga nyine uduparufe twa make ariko nyine duhumura neza dutuje. Uyu musore rero yari ari kumva impumuro y'uyu mukobwa ari impumuro nziza cyane, ndetse ukuntu yari ari kwiyumva muri kano kanya ntabwo bisanzwe kuko yari yahindutse, atakiri wa musore nyine wajyaga wiyemera utajya guseka. Uyu munsi ibintu byose yari amaze imyaka myinshi akora byari byamuhindukiriyeho. Atangira rero gutekereza ukuntu nyine yaguye mu mazi maze bakamera nk'abahoberanye na Ejidi. Akomeza gutekereza ukuntu Sene yagenze maze akajya anyuzamo akamwenyura atazi nawe rwose ukuntu byaba bigenze. Kubera rero gutekereza cyane, Robert ntabwo amenya rwose ukuntu ageze aho Ejidi yari yamurangiye, ahita abona urugendo rubaye rugufi cyane. Ajya kubona rero akabona nyine aderese Ejidi yamuhaye ayigezeho neza neza, aritegereza maze akabona ni karitsiye ituyemo abantu baciriritse, inzu zishaje cyane kandi ntoya. Arahagarara rero maze akongera agahindukira akareba Ejidi wari ukimusinziriye ku rutugu. Akimureba rero ahita yumva rwose atifuza ko iki gihe cyarangira, aba yumva yakaba yiyongeza nk'indi minota maze uyu mukobwa akaba rwose amusinziriyeho, aba yumva nyine nawe yishimye, mbese yumva ibi bihe bimunejeje.
ahita atangira gutekereza ati ariko se ubundi indobo y'amazi basutse hariya mu by'ukuri yari irimo iki, ko numva rwose nahindutse, ko numva wagira ngo nacitse intege, ndumva nabaye umunyantege nke cyane. Muri ako kanya rero ahita agerageza nyine gukangura Ejidi wari ukibereye mu bitotsi, ahita amukangura buhoro ati twahageze aho wambwiye. Ejidi rero arakanguka maze agahita abumbura amaso ariko atarava nyine ku rutugu rwa Robert. Agifungura amaso rero bahita bahuza amaso maze yareba akabona yari amuryamye ku rutugu, ahita ashigukira hejuru rero agahita yijugunya nka hariya, aba ameze rwose nk'umuntu ukoze ku muriro w'amashanyarazi ukuntu ahita asimbuka ati nari nkuryamye ku rutugu. Naho rero Robert aramwitegereza maze agaseka buhoro rwose atuje, inseko itarimo uburyarya. Ejidi rero ahita amubwira ati ni ukuri mumbabarire rwose, ntabwo ari uko bisanzwe, ntabwo nsanzwe rwose nsinzirira ku bitugu by'abasore. Naho rero Robert ahita amwenyura ati none se ni njye wa mbere, nyine ari guseka. Noneho Ejidi bihita bimutera isoni maze umutwe we agahita awufata mu biganza bye, nyine yubika umutwe maze akifata mu maso. Isoni rero ziba zamwishe cyane ati ni ukuri biteye isoni rwose ibintu nakoze. Naho Robert ahita amubwira ati hoya nta kibazo, byari bishimishije, nta kubeshya rwose ngewe nagize umugoroba mwiza, nubwo ibyabaye byose bitari byiza mu by'ukuri, ariko ndakubwiza ukuri rwose ndishimye, nta kibazo na kimwe mfite, kandi umugoroba wanjye wabaye mwiza kurenza iyindi migoroba yose naba narigeze kugira. N'isoni nyinshi rero Ejidi ahita amubwira ati mwakoze kumpa lifti, maze agahita asohoka. Robert rero uba wicaye mu modoka nyine aba aretse guhindukira ngo agende, maze agakomeza akitegereza uyu mukobwa ari kugenda, aba ari kumwitegereza n'ubundi nyine ameze rwose nk'umuntu ugiye guseka. Ntabwo abaza impamvu afite ibyishimo ku buryo ari guseka ubusa nta n'ikintu na kimwe kimusekeje. Mu gitondo rero Ejidi arazinduka maze ku kazi, gusa nyine agica imbere y'urwambariro rw'abakobwa b'abakozi nyine baba bakora hano, aba yumva utugambo twabaye twinshi, abantu bagiye barema udutsinda bari kugenda bavugavuga. Arinjira rero maze agasanga nyine abakobwa baremye agatsinda bari kuganira. Umwe abwira undi ati noneho se ko boss yagarutse nyuma y'amezi menshi yari amaze adakorera hano, ubu noneho biraza kugenda bite? Ubu benshi baraza kwirukanwa, abandi baraza kuzamurwa mu ntera, biraza kugenda bite se? Bose nyine baba bari kwibaza icyabaye. Naho rero Ejidi we arabareba akabona nyine ntabwo azi ibyo baba bari kuvuga, kubera yuko we noneho nta nubwo aba yarasanzwe azi yuko boss wabo nyine adakorera hano ibihe byose. Ahita yegera rero umumama mukuru wari urimo, ari nawe kandi bajyaga bakunda kuvugana, maze akamubaza ati habaye iki? Naho rero uyu mumama ahita amubwira ati ubu nyine ibibazo byavutse ko boss yagarutse, ubu nta muntu n'umwe uri guhumeka. Ejidi rero we ahita ajya ku ruhande maze nyine agatangira gutekereza ibyaraye bibaye ku mugoroba, yibaza niba uyu wamutwaye mu modoka ari we bari kuvuga bafite ubwoba bwinshi gutya, maze rwose bikamuyobera. Uyu mumama rero ahita abwira Ejidi atumva witonde cyane, kubera ko boss ntabwo ajya akina, niyo muhuje amaso gusa arakwirukana, ugerageze rwose kumugendera kure, kubera ko ashobora kuba ari wowe utamuziho ibintu byinshi hano, abandi bose baramuzi. Ejidi rero areba hirya maze akamwenyura, kubera yuko yibuka ukuntu yaraye amwinitse mu mazi. Uyu mumama ahita amubaza ati ariko ubundi uri guseka iki, ko ndeba wagira ngo rwose wasaze?
genda ujye mu kazi ihute, reka gukomeza guseka hano, ndabona ibintu ndi kukubwira utari kubyumva, wowe gusa nuza guhura n'umusore nyine aramumushushanyiriza uko asa n'uko angana, ati nimuhura umenye yuko ari uwo, nta nubwo baba bazi yuko nyine asanzwe amuzi. Ejidi rero akimara kumva nyine ibi bintu byose ahita avuga ati ahubwo reka njye kureba nyine ukuntu ameze, ahita atangira kwijyanishwa muri koridoro iba ijyana nyine kuri iyi sare iba irimo kuberamo inama, haba hari ibintu by'ibikarito byinshi biba bihanyanyagiye, atangira rero kugenda abitoragura, maze yagera imbere y'uyu muryango yunamye ari kwitoragurishwa ibipapuro agahita anagayo akajisho, ahita abona rero Robert ahagaze hagati y'abantu benshi nyine ari kuganira nabo, noneho rwose ari siriyasi cyane, wagira ngo ntabwo ari wa wundi bari bari kumwe ejo, adaseka ari kuvuga ibintu nyine bikakaye. Ejidi rero aramwitegereza maze umutima ugatangira gutera vuba vuba, ahita atekereza ati ariko se buriya uriya uhagaze hariya niwe nari ndi guseka ejo, niwe se nari nsinziriye ku rutugu ejo, ahubwo se niwe wigaraguye mu mazi kwa kundi, nawe nyine bihita bimucanga kubera ukuntu nyine baba bamaze kumubikamo ubwoba, abavuye hahandi abakozi bari bari kwambarira, nawe rwose yumva atinya uyu musore noneho cyane, kandi nyamara ejo bari bari kumwe. Ejidi rero akomeza kwitegereza uyu musore we nyine uba uhuze rwose ari kuganira n'abandi, gusa nyine wagira ngo sinzi ikintu kiba kuri Robert, kuko nawe ubanza atekereza ko hari nk'umuntu uri kumureba, arahindukira maze agihindukira bagahita bahuza amaso na Ejidi. Ejidi rero ahita amera nk'umuntu ubaye pararize, ahita aguma atora igikarito, akaboko kagaherayo, amaso agaherayo, maze akabura ikintu akora. Naho rero Robert ubibona ko uyu mukobwa yikanze cyane, n'ubundi nyine arongera akamwenyura nk'uko rwose yamwenyuraga ejo hashize. Robert rero ahita atera intambwe aza asanga uyu mukobwa, maze uyu mukobwa akumva neza neza ijuru rimuguyeho, ahita rero abwira nyine Robert ati boss, nanije rwose kubashimira kubera ukuntu ejo mwamfashije, gusa nyine mumbabarire kuba narabasinziriyeho, mumbabarire rwose. Naho Robert ahita yongera agaseka ati ariko ibyo byararangiye nta kibazo rwose. Ejidi rero uba wumva nta kintu afite cyo gukomeza kuvugana n'uyu musore, baba barangije kumutera ubwoba rwose ko nyine ashobora no kukureba gusa agahita kwirukana nta jambo na rimwe avuze. Ejidi ahita afata nyine iki kintu kiba kirimo ibikoresho bye, ikintu kiba kimeze nk'ingorofani nyine aba ari kugenda acunga, maze akagifata agatangira kugisunika akagenda. Robert rero we aramwitegereza, maze uyu mukobwa akarinda arenga akimureba ari kumutekerezaho. Robert rero atangira kwibaza impamvu rwose mu bakozi bose bari hano uyu mukobwa ari we aba yumva yamutaho igihe, ari we kandi areba akumva nyine yakomeza amureba, ari we atekerezaho kenshi, ari we umutwara ibitekerezo, ndetse ari we ubasha kumudisitabinga igihe cyose aba yibereye no mu kazi ari konsantere, kubera yuko niwe mukobwa uba ubashije gutuma ava mu nama aho aba yari ari kuvugana n'abantu kandi bari kuvugana ku bya bizinesi, nyamara akavamo akaza kumuvugisha. Atangira kwibaza rero ikintu kiri kuri uyu mukobwa kimukurura rwose bigeze aha. Robert rero agihagaze aho ahita atangira kwibwira ati ariko nta kibazo, ibyo ari byo byose icyangombwa ni uko rwose numva nishimye, ndetse n'ibihe biba biri gutambuka nitegereza uriya mukobwa mba numva nishimye cyane, ibintu rwose ntarimerutse. Naho rero Ejidi we rwose aba ari kugenda abizi neza ko uyu musore yamukurikije amaso, kuko agerageza guhindukira maze agahita asanga ari kumwitegereza cyane ndetse ari kumwenyura. Isoni rero ziramwica, aba yumva wagira ngo neza amaso ari nko kumuhinguranya.
si we rero ubona ageze mu cyumba cy'abakozi ahita yiruhutsa, aba yumva wagira ngo ahari hari nk'umutwaro atuye. Atangira rero gutekereza kuri uyu musore, atari ko se njyewe ndi kwibaza impamvu muzi atandukanye n'uko abandi bamuzi, kuki abantu bose baba bamufitiye ubwoba nyamara njyewe akaba amvugisha neza. Ejidi rero atangira kwibaza niba ibi bintu yaba abirota, aribaza ati none se uriya musore ari guseka birashoboka ko zaba ari inzozi, ariko se zaba ari inzozi gute ko rwose mba numva mwibuka aseka inshuro nyinshi. Uyu mukobwa nyine nawe biba byatangiye kumucanga, ahita afata umwanzuro rero ko rwose agiye kwirinda kuzajya anyura muri ya korodoro akunda guhuriramo na Robert. Aravuga ati noneho uyu munsi ngiye kugerageza ku buryo ndi buzajya ngenda nubitse umutwe, ndetse rwose nkirinda kuba hari ahantu na hamwe twahurira. Nyamara ntabwo biba byashoboka kubera yuko uyu musore Robert ntabwo ahora muri ya sale y'inama, akunda kugendagenda cyane muri uru ruganda, ahantu hose arahagera. Mu kanya rero aba ari gusukura ibirahure, nyamara wa mumama nyine aba ari kumuganiriza. Uyu nyine Ejidi aba ari inyuma y'ikirahure ari kugihanagura. Icyo ataba yamenye ni uko Robert aba arimo imbere muri iyi sale. Robert rero aba ari kwitegereza cyane uyu mukobwa, dore ko nyine ibi birahure biba ari fime ku buryo uri inyuma atabasha kubona urimo imbere, ariko uri imbere aba areba uri inyuma neza cyane. Robert rero uba umaze umwanya yitegereza uyu mukobwa ukuntu ari guhanagura ikirahure, ajya kubona akabona arasetse, yarasetse cyane rwose, maze Robert nawe agahita aseka kandi atazi rwose n'ikiri gusetsa uyu mukobwa. Birumvikana nyine Ejidi we rwose yari yisanzuye cyane kubera ko yumvaga nta wundi muntu umureba uretse uyu mama bari bari kumwe wari uri kumutera story, nawe nyine yibereye mu kazi. Mu kumwitegereza cyane rero Robert abona ko uyu mukobwa aseka neza cyane, noneho abona ko iyo uyu mukobwa ari guseka azana n'udufosete ku matama. Akomeza kumwitegereza ati rwose uyu mukobwa ni umukobwa nyine ucishije bugufi, ariko ni mwiza cyane, sinzi impamvu mba mbona afite ubwiza budasanzwe, nyamara nta bintu bihenze aba yambaye, ariko rwose iyo umurebye ubona ari umukobwa ufite ubwiza buri natirere. Robert rero we ibyo arimo rwose aba yabihagaritse, ari gukomeza kwitegereza uyu mukobwa adahumbya. Ejidi rero asoza guhanagura iki kirahure maze akigendera, ntabwo rwose aba anazi ibyabaye. Naho Robert ahita yicara ku ntebe maze agatangira gutekereza, atari ko se ubu ntibishoboka yuko naba ndi mu rukundo n'uyu mukobwa, ukuntu nsigaye rwose niyumva ntabwo bisanzwe habe na gatoya, ahari uyu mukobwa ndamukunda rwose. Nanone kandi bimutera ubwoba kubera ukuntu urukundo yaherukagamo rutamugendekeye neza, yibaza niba n'ubu ngubu ataba ashaka kongera gutangira kwibabaza. Aragenda rero agatakara mu bitekerezo kugeza igihe telefone ye isoneye, maze agashigukira hejuru rwose wagira ngo yari asinziriye, uba wagira ngo rwose ntabwo yari ari hafi aha ngaha. Nyuma y'amasaha rero Ejidi aba yatekereje ko rwose yakomeje kwihisha Robert batongeye guhura. Aba rero ari kugenda acunga ka kantu aba atwayemo ibikoresho bye, maze yajya kubona akabona neza yari agiye kugonga Robert bahuriye muri koridori n'ubundi. Robert ahita ahagarara, maze Ejidi nawe agahagarara rwose ubona afite ubwoba nyine yikanze ko yari agiye kumugonga. Robert ati nizere ko rwose uyu munsi udafite gahunda yo kuza kongera kunyinika mu mazi, ntabwo nshaka pisine yo ku makaro. Ejidi rero ahita amubwira ati uyu munsi ndakeka rwose ubu nyine hadatose, ariko nanone ntacyo nkwijeje kubera ko biratungurana. Uyu musore rero ahita yumva rwose yaseka kubera ko
aba yishimiye uyu mukobwa cyane. Ikintu rero cya mbere kiba kimushimishije ni uko nibura uyu mukobwa we ataba amufata nk'abandi bose, ababona nyine uyu mukobwa atagerageza kumutinya cyane nk'uko abandi bamubona, ukagira ngo ahari babonye rwose ikintu giteye ubwoba. Nibura uyu mukobwa arahagarara akamuvugisha, akamuganiriza. Ibi rero bishimisha Robert kurenzaho. Egide rero ahita akomeza akagenda, ariko Robert n'ubundi agahagarara akamwitegereza. Egide n'ubundi ahindukiye ahita asanga amaso rwose amuriho uyu musore atari guhumbya. Egide atangira kwibaza ati ariko se uyu musore kubera iki andeba cyane? Mba mbona wagira ngo ari nko kwibaza uwo ndi we, mba mbona wagira ngo hari ibintu byinshi ashaka kumenya. Ubu se koko uyu musore ko ari mwiza akaba ari umukire, umukobwa wese yashaka ko yamubona uwo ari we wese rwose nuko yaba ameze kose, kubera iki akomeza kunyitaho? Kubera iki mbona rwose amara umwanya anyitegereza ndetse antekerezaho? Nyamara na Egide byari uko nguko, kubera yuko nawe ntabwo yahwemaga gutekereza kuri uyu musore, ariko uko ibitekerezo byazaga yageragezaga kubyirukana, kuko yarabibonaga ko nyine yaba ari kurota. Uko yakomezaga kumva intekerezo ze zitwarwa n'inseko y'uyu musore n'ukuntu amuvugisha, yahitaga avuga ati hoya, izi rwose ni inzozi, ntazanava aho ngaho nkakunda uyu musore, kubera yuko ndabibona ko ntaho twahurira. Nyamara byari byararangiye, ahubwo yari amaze kumukunda, ni nayo mpamvu yirirwaga nyine amukwepakwepa ngo badahura. Aragenda rero n'ubundi yagira Imana akabona ageze inyuma y'urugi, ahita arwegekaho maze agahita yegamira urugi akiruhutsa, kubera ko aya maso nyine ya Robert aba yamuteye ubwoba cyane. Atangira kumva rero ahari rwose atangiye no kubangamirwa no kuza ku kazi. Aba yibaza ahantu azajya anyura kugira ngo ntahure n'uyu musore, kandi aho hantu ntabwo hashoboka, kuko uyu musore wagira ngo yaberaga hose icyarimwe, aho ajyaga hose warahamusangaga. Naho rero Robert we rwose aba ari gukomeza nawe gutekereza ukuntu ari kwiyumvamo uyu mukobwa bidasanzwe. Wa mumama rero w'inshuti cyane rwose ya Egide yarahagaze ahantu mu idirishya ari kwitegereza nyine uyu musore Robert ukuntu ari kureba Egide adahumbya. Mu mutima we ahita yibwira ati karabaye noneho, ibi bintu rwose ntabwo bisanzwe, ubundi ntabwo boss wacu ajya rwose yita ku mukozi ngo amumareho umwanya, ariko ukuntu ari kureba Egide ndabona rwose wagira ngo hari ikindi kintu kibyihishe inyuma, ahari wabona uyu musore akunda Egide. Abitekerezaho akajya yumva ntibishoboka mu mwanya umwe, ariko mu wundi yakwitegereza ukuntu uyu musore yakomeje guhagarara areba Egide adahumbya, ndetse rwose anyuzamo akanamwenyura, akabona ni ubwa mbere amubonye ameze gutya. Uyu mumama rero ahita avuga ati byanze bikunze ibyo mbonye rwose ni ibya nyabyo, nta gushidikanya. Arasohoka rero akajya gushaka Egide, amusanga ahantu nyine nawe aba yahagaze ameze nk'uwumye neza neza. Egide akibona uyu mumama ahita agerageza kwikaruma maze akigira nkaho nta cyabaye. Naho rero uyu mumama ahita abwira Egide ati ibintu mbonye nawe waba usanzwe ubizi, ese waba warigeze uhura na boss by'umwihariko? Naho Egide ati hoya, cyakoze nyine duhurira hano ku kazi. Uyu mumama rero ahita amubwira ati rwose witonde cyane, kuko ikintu cyo mbonye ni uko Robert agukunda kandi cyane, arakwitegereza agaseka, ndetse rwose amaso akureba nta wundi muntu yigeze ayareba habe n'umwe, ari no kukureba gusa biragaragara ko mu maso he huzuye urukundo. Noneho rero Egide ahita atangira gusesa urumeza, akumva mu nda hatangiye kumurya, akumva ibintu byose bitangiye guhinduka, dore ko nyine nawe aribyo aba yari ari gutekereza, ariko atarabibonera gihamya. Kuba rero abibwiwe n'uyu mumama mukuru rwose ubona nyine ufite experience mu buzima, ahita atekereza ko bishoboka. Ibi bintu rero biba bimuteye ubwoba, kubera yuko ababona nyine uyu musore batari ku rwego rumwe habe na gatoya.
Iminsi yakurikiye rero Ejidi agenda ashyiramo imbaraga rwose kugira ngo ye kujya akomeza guhura na Robert, nyamara uko yageragezaga kudahura nawe ahubwo nibwo bahuriye, wagira ngo nyine destin yabo kwari uguhura gusa, kuko yajyaga kubona akabona rwose atabitekerejeho bahuriye nk'ahantu, noneho hari umunsi ubwo rwose bahuye inshuro nyinshi, uwo munsi bahuye Ejidi arangaye cyane maze baba bakubitanye intugu. Ejidi rero yahise yiyegisikiza nyine maze ahita akomeza aragenda. Mu kanya gato nyuma y'amasaha makeya barongeye bahurira noneho muri cave. Aho rero nanone barongeye nyine banyuranaho, umwe ageze ku ruhande rw'undi arahagarara, bahita barebana bombi ari babiri. Ejidi rero yabuze ikintu avuga maze araceceka, naho rero Robert yahise amwongorera ati na hano se wahasutse amazi? Ejidi yahise yumva abaye nk'umuntu nyine uri pararize maze ananirwa kumusubiza, yumva nyine ntabwo rwose abasha no kunyeganyega. Mu kanya gato rero Ejidi yahise amubwira ati ntabwo rwose ari ibisanzwe byangerega kugusha abantu. Naho rero Robert yahise amureba maze aramwenyura, aba bombi bakomeza kurebana, maze Robert agahita amufata ikiganza ahita amubwira atumva ngewe rwose ntakubeshye, iyo nkubonye gusa mba numva nishimye. Naho rero Ejidi ahita atangira gusesurumiza umubiri wose, aba yumva nyine atazi ukuntu abaye. Atarabasha gutuza rero nanone Robert ahita amwegera maze agahita amwongorera ati ese urabizi yuko useka neza? Nkunda ukuntu useka, noneho iyo uzanye utwo dufosete turi ku matama mba mbona rwose ari byiza cyane. Kwihangana biranga rero, maze nanone Ejidi akaba arasetse, Robert nawe ahita aseka ati nibyo nyine nkunda. Bakomeza rero kurebana mu maso, nta kintu na kimwe Ejidi ari kuvuga, maze bakajya kwisanga bari gusomana. Bararekurana rero maze Ejidi kubera ubwoba agashaka rwose guhita agenda ati mumbabarire ku bibaye, naho Robert arongera akamufata ukuboko akamuhindukiza maze akamuhobera ari no kumukora mu misatsi. Ati se waba uzi neza yuko rwose iki gikorwa tumaze gukora ari igikorwa nishimiye cyane, ndetse rwose ntabwo nzigera nkibagirwa. Ejidi rero n'ubundi aba yakomeje rwose guta umutwe, aba yumva atazi icyo gukora, atazi icyo kuvuga, aba yumva icyamufasha ari ukuba rwose yava hano hantu byihuse maze akajya nka kure, ariko ntabwo biba bishoboka kubera ko Robert aba yamufashe kandi yamukomeje. Robert rero amureba mu maso maze agahita amubwira ati rero hari ikintu nshaka kukubwira kandi rwose gikomeye. Ndashaka kukubwira ko nyuma y'imyaka myinshi ari wowe mukobwa nongeye gukubita amaso maze nkamwenyura. Ni wowe mukobwa kandi wongeye gutuma nishima, ndetse ni nawe wongeye kunyibutsa ko ubuzima ari bugufi ariko kandi buryoshye. Kuri wowe rero mba numva rwose twanahorana, mba numva buri kanya naza kukureba kubera ko iyo nkurebye mba mbona nishimye cyane. Ndashaka kukubwira yuko ngukunda kandi ndagukunda cyane. Ejidi rero noneho yikanga kurushaho kuko aba yumva ibintu biri kumukomerera kurenza uko yabitekerezaga. Ahita amubwira ati ariko boss, urabizi rwose njye nawe urukundo ntabwo rwashoboka, none se kubera iki ari njye wahitamo n'abakobwa bose baba bagushaka, ndetse rwose abakobwa nyine bari classe batari njyewe? Robert rero ahita amubwira ati abo bakobwa nyine bari classe ni ku ruhande rwabo, ariko kuri njyewe ni wowe wantwaye umutima, ni wowe umutima wanjye ushaka, ni wowe mbibwiye kubera ko ni wowe nishimira. Abo bose urabaruta mu maso yanjye, ufite ibyo badafite, ufite umutuzo, uri umukobwa mwiza, ni ukuri ndagukunda cyane rwose, nta nubwo kandi ari ngombwa ngo nkugereranye n'abandi, abandi ni abandi, nawe uri wowe, urihariye imbere y'amaso yanjye. Ibi bintu rero aba ari kubwira Ejidi biba biri kumukora ku mutima ku buryo nawe nyine aba yumva byamurenze.
barongera rero bagahoberana, maze telefone ya Robert ikaba irasonnye, ahita rero agenda agiye kwitaba, maze Ejidi nawe agahita yiruka akajya nyine muri cya cyumba bajya bambariramo, aragenda agahita afunga agahagarara, akumva ntabwo rwose nawe azi ibintu biri kumubaho, aba yumva amaguru atari gufata hasi, amaguru ari gutitira, afite ubwoba, atangira gutekereza ukuntu amaze gusomana n'uyu musore, agatangira gutekereza ukuntu yamurebanaga urukundo, atangira gutekereza amagambo yose yamubwiye, maze Ejidi nawe akibuka yuko akunda uyu musore cyane, ariko nanone aba afite ubwoba bwo kuba rwose batari ku rwego rumwe. Iminsi rero yagiye ikurikira, Ejidi yagiye ashira ubwoba, maze uko yahuraga na Robert baba bahuriye muri koridoro, Robert yahitaga amufata ikiganza, maze agahita amwinjiza nk'ahantu azi neza yuko hatari umuntu, maze bagahoberana bagasomana, ndetse buri umwe wese akabwira undi ko amukunda, ndetse rwose ko yari amukumbuye, nubwo ibyo bintu byamaraga iminota mikeya, ariko hafi ya buri munsi ni uko rwose byagendaga. Umunsi umwe rero baba bibereye nyine muri sale, nabwo nyine bari kuganira akanya gatoya, Ejidi aba abonye, maze bajya bakumva ijwi rituje riri guhamagara nyine Robert. Robert arakebuka, maze agahita abona umukobwa nyine wambaye neza cyane, washakoze imisatsi neza, wimakiye, wambaye ibintu bihenze, ndetse rwose ari kugenda yirya nyine anamwenyura, kandi Robert akimukubita amaso ahita yumva rwose isi imwikaragiyeho, kuko nyine uyu mukobwa aba ari Brigitte, wa wundi nyine bakundanaga kera, wa muntu kandi wamuhemukiye mu buzima, wa mukobwa wamubabaje. Muri kano kanya rero Robert yumva ari nkaho rwose ahahise he hongeye kumugarukira, maze hakamuhagarara imbere. Robert rero ahita amubaza ati Brigitte, uri hano ukora iki? Gusa nyine abivuga mu ijwi riremereye, wumva rwose ritarimo santima habe na gahoro, ijwi kandi wumva rwose nta rukundo rurimo. Naho rero Ejidi we nyine aba ahagaze hano ari kwitegereza ibiri kuba. Brigitte rero we nubwo rwose mu kwinjira hano ahita abona Robert ahagararanye n'uyu mukobwa, ndetse akabona ko hagati yabo harimo ikintu, kubera ko aba ari kumureba, ubona nyine amurebana amaso y'urukundo, ndetse ari kumumwenyurira. Brigitte nk'umuntu mukuru nawe aba yarangije kubona ko hashobora kuba hari ikintu kiri hagati yabo, ariko agerageza kwihagararaho, maze akigira nkaho rwose nta cyabaye, dore ko uno mukobwa ibintu bye byose abikora mu mibare, nta kintu na kimwe ajya akora atakibaze cyangwa se atagifitemo inyungu. Brigitte rero ahita abwira nyine Robert ati sheri, hari hashize igihe kinini, nk'uko rero nari numvise yuko uyu munsi ku mugoroba turi kuze kuba turi mu birori bimwe, nari mpanyuze kugira ngo ngusuhuze, numvaga ngukumbuye kubera ko hari hashize igihe kinini. Abantu bose rero hano nyine baba bazi uyu mukobwa, baba bamuziho ko ari umukobwa wakundanye cyane na Robert, umukobwa Robert yahaye umutima we wose, akaba ari nawe mukobwa kandi wamuhemukiye, umukobwa wamusebeje ahantu hose. Brigitte rero uba wifuza nyine gusebya Ejidi ahita amubaza ati hanyuma se wowe urinde? Naho rero Ejidi mbere yo gusubiza Robert ahita amubwira ati uyu nguyu nyine ni umukobwa w'umwihariko. Ibi bintu rero bibabaza cyane rwose Brigitte, kubera ko aba yumva uyu musore nyine ari kumuvugira. Biba kandi nanone byemeje neza ibyo yatekerezaga, ko hagati yabo hashobora kuba hari ikintu gihari. Robert rero utaba ushaka kuvugana amagambo menshi n'uyu mukobwa, ahita afata ukuboko Ejidi, maze bagasohoka nyine muri iyi sale. Ejidi ahita akomeza akagira mu kazi, naho Robert nawe agahita yigendera. Gusa nyine Brigitte ntabwo amuha akanya, kuko akomeza kumukurikira ahantu hose agiye, maze mu kanya gato bakaba barongeye barahuye. Brigitte rero ahita abwira Robert ati ni ukuri urabizi neza yuko rwose ahashize hacu tudashobora kuhibagirwa, ikindi kandi ntabwo wahindutse, uracyari wa wundi.
Naho Robert ati ntabwo ariko nkeneye kwibuka ahahise, cyane cyane ko atari heza, sinibaza rero igihari cyo kwibuka. Brigitte rero we akomeza kwibaza ukuntu nyine Robert yaba asigaye akunda uyu mukobwa, aba yamaze kubona neza yuko akora amasuku kuko aba yamubonye ari no gucunga ka kantu atwaramo ibikoresho bye. Yibaza abakobwa bose Robert aziranye nabo ukuntu yaba yarahisemo gukundana n'uyu mukobwa ukora amasuku. Gusa nyine akiri kubyibazaho ahita avuga ati ariko n'ubundi ibyo nta nubwo nyine binandeba cyane, icyo nzi cyo ni uko ngomba gukora akantu, ntabwo bagomba gukomeza gukundana kuko ntabwo bakwiranye. Ndabizi yuko ngewe nari ahahise he, gusa nyine ndabizi ko kandi nari isi ye yarankundaga cyane ku buryo kongera kumwigarurira ntabwo byangora habe na gatoya. Egide rero yitegereza uyu mukobwa Brigitte maze akareba ukuntu yiriwe yiruka inyuma ya Robert, ndetse rwose aranamureba akareba ukuntu ari umukobwa mwiza badafite aho bahuriye, maze mu mutima Egide akibwira ati ariko rwose ntabwo nkwiriye nyine guhangana n'uriya mukobwa duhanganira umusore kubera ko andusha imbaraga mu buryo bwose, ntaho twahurira. Ahubwo icyaba cyiza ni uko njye rwose nakuramo akanjye karenge maze nkigira kure nkamwihorera agasubirana umukunzi we, kubera yuko ntabwo rwose ndi ku rwego rwo guhangana nawe. Umunsi rero wakurikiye noneho rwose Egide agerageza kugendera kure Robert mu buryo bwose bushoboka, bahura kubika umutwe ntamurebe, maze rwose akagenda ari kunyonyomba. Nyamara Robert we yabaga ari gushakisha ahantu hose Egide yaba ari, aho yinjiraga hose yabanzaga kureba niba yaba ahari, kubera ko yabaga yumva adakeneye ko rwose hari n'isaha n'imwe yashyira atarakubita amaso uyu mukobwa yari yarihebeye n'umutima we wose. Robert yatangira kubona ko ishyamba atari rya rindi, ndetse rwose ko ibintu bitameze neza, kuko atangira kubona ko uyu mukobwa ari kugenda amujya kure. Uko bahuraga kandi yamwitegerezaga mu maso, maze akabona na ya nseko ye itagira uko isa yarazimiye rwose, ntabwo akimwenyura. Atangira kwibaza rero ikintu cyaba cyarabiteye, maze kikamuyobera, dore ko we ataba anatekereza kuri Brigitte ngo atekereze ko yaba ari we wabaye impamvu yo kugira ngo umukobwa akunda ubu rwose aba atangiye kumugendera kure. Umunsi umwe rero Robert aba ari kwigendera muri koridoro, maze akaba akubitanye na Egide. Ntiyihangana ahita amufata ikiganza amukomeje, maze agahita amwinjiza muri ofisi biri hafi aho ngaho. Robert rero ahita amubaza ati mbwira byagenze bite ko mbona uri kungendera kure, hari ikintu se naba naragukoreye? Mbwiza ukuri rwose uko bimeze. Naho rero Egide ati rwose mumbabarire kubera ko naje gusanga narindi mu nzozi, none rero narakangutse, niyo mpamvu rwose ubona nyine nahindutse. Robert ati gute rero waba wararotaga ngiye ko kugukunda atari inzozi, ndetse rwose ko ngukunda bya nyabyo? Naho rero Egide ati ariko ntabwo rwose uri nyine ku rwego rwanjye, umukobwa muberanye ni Brigitte, niwe mukwiriye gukundana. Ntabwo rero numva rwose ukuntu nakomeza kurwanira nawe umugabo kandi tutari ku rwego rumwe. Naho rero Robert ahita amubwira ati burya bwose ni ibyo ngibyo, ntabwo nigeze nkubwira inkuru yanjye n'uriya mukobwa. Uriya mukobwa rero twarakundanye cyane, yari isi yanjye rwose, namwiyumvagamo ndetse numvaga ari ubuzima bwanjye bwose. Ariko bucya dukora ubukwe, uriya mukobwa yankoreye ikintu gitangaje. Yaransize ansiga njyenyine atanansezeye, kuko yarasanze undi musore yabonye ufite amafaranga kundusha. Uriya mukobwa yarampemukiye ku buryo mu buzima ntaba nanifuza kongera kumubona, nuko nyine nta kundi nabigenza yaje hano ntunguye. Ariko ndashaka kukubwira ko uriya mukobwa nta kintu cyaba hagati yanjye nawe, kubera ko niba hari umuntu mba numva ntakeneye no kuvugisha n'uriya. Robert rero ubu umaze rwose no kubabara akomeza abwira Egide ati uriya ni agahinda kanjye, uriya ni umubabaro wanjye,
uriya nyibutsa ibihe bibi byose nagize mu buzima kuko byose niwe wabiteye. Ejidi rero areba ukuntu nyine Robert ababaye ndetse amarira ari kubunga mu maso ye, maze agahita amuhobera ati ni ukuri umbabarire rwose, ntabwo nashakaga kukwibutsa ahahise hawe, ni uko njyewe nari mfite impungenge ko rwose naba ndi kwivanga mu rukundo rw'abandi bantu. Naho rero Robert ahita amubwira ati ni wowe nkunda kandi ndagukunda cyane, ni wowe kandi wongeye kumpanagura umubabaro w'uriya mukobwa, ni wowe wongeye kunyigisha ko rwose urukundo ruryoshye, hamwe nawe nongeye kugira umunezero, ni wowe rero nifuza iruhande rwanjye, ahubwo ndifuza ko rwose wakomeza kumpa imbaraga no kunkomeza kugira ngo mbashe rwose kurwana intambara yo kugira ngo uriya mukobwa yongere amvire mu buzima. Ntabwo nshaka ko anabona umwanya wo kumvugisha. Muri kano kanya rero Ejidi ahita afata umwanzuro ko agomba gukomera kandi agahagarara kigabo ndetse akarwanirira urukundo rwe, kuko aba amenye neza ko rwose Robert nta n'agatima gaterera kuri Brigitte. Brigitte rero we abona nyine ibintu biri kugenda bimukomerana, kubera yuko umunsi umwe asanga nyine Robert ahantu aba yicaye, maze akamubwira ko nyine yifuza ko basohokana bakajya gusangira akantu. Naho rero Robert amubwira ko ibyo rwose nawe byarangiye, ko rwose atakimutekereza ndetse atanakimwibuka, ahubwo afite undi muntu mu buzima bwe. Brigitte rero uba yumva atewe umubabaro n'ibi bintu, agerageza noneho gukora ibishoboka byose kugira ngo byanze bikunze Robert ndetse na Ejidi batandukane. Aba yicaye rero ku ntebe nyine imbere ya Robert. Robert ari kumukatira nyine, ari kumubwira ko yifuza ko yasubira aho yari ari ndetse rwose yamuvira mu buzima ntazagaruke no kumureba ukundi. Brigitte ajya kubona akabona nyine Ejidi ari kuza nyine yegera hano kuri biro, akibona ko rwose agiye kugera hafi y'umuryango ahita yegera Robert byihuse, maze nyine akaba amusomye Robert atabyiteguye, bimutunguye rwose. Ejidi rero akibona ibi bintu ahita agenda yiruka, kubera ko aba yumva umutima umusimbutse, dore ko aba atekereje ko ibintu byose Robert yamubwiye atari ibya nyabyo, ko ahari bashobora kuba rwose hakiri akantu kari hagati ye ndetse na Brigitte. Nta kubitekerezaho rero ahita ajya mu rwambariro maze akambara, ahita afata urupapuro agatangira kwandika lettre nyine isezera ku kazi. Naho rero Robert asohoka amukurikiye maze akamushaka akamubura. Umunsi wakurikiye rero mu gitondo Robert areba ahantu hose maze akabona nta Ejidi ari kubona, ajya rero aho nyine bano bakozi bakundaga guhurira, maze agasanga inkuru yabaye kimomo ko rwose Ejidi yagiye kandi atazagaruka, ko yasezeye ku kazi ndetse yanditse na lettre isezera. Robert akibyumva ahita yumva rwose ari nkaho igice cy'ubuzima bwe kigiye rwose, ahita yumva atuzuye, ahita yumva atazi ukuntu ameze, noneho yumva arakariye Brigitte kurenza rwose uko yari asanzwe amurakariye. Abura amahoro rero, akabura icyo gukora, akazi kakanga, gutekereza bikanga, ibintu byose rwose bikanga. Afata umwanzuro rero wo kujya kureba nyine Ejidi, kubera ko abazi nyine no mu rugo iwabo. Gusa nanone abitekerezaho neza, maze agasanga guhita agenda kano kanya ntabwo byaba ari byiza, kubera yuko n'ubundi uyu mukobwa yaba rwose akimurakariye cyane. Yiyemeza rero kwiha iminsi mikeya maze akabona kuzajya kumureba. Ejidi we rero agahinda akaba ari kose, iwabo nyine amarira aba yendaga kumwica. Naho rero Robert we ntabwo rwose aba atuje, kubera ko n'ibitotsi ntabwo aba abibona, buri gihe aba ahora yitekereza ko hari ikintu kibura mu buzima bwe, kuba rwose Ejidi atari hafi aho ngaho nta mahoro aba afite. Nyuma rero y'iminsi nk'itatu gusa
kwihangana biranga, noneho Robert agafata umwanzuro wo kujya kumureba. Aragenda rero, yaba akigera imbere y'iwabo haba ari mu mvura nyinshi cyane, ava mu modoka maze akagenda anyagirwa ku buryo agera ku muryango yatose rwose, imyenda yambaye, imisatsi yamufasheho. Arakomanga, mama rero wa Ejidi aza gufungura. Akimukubita amaso ahita amubaza aturinde. Naho rero Robert ati nitwa Robert, narinje kureba Ejidi. Mama we rero ahita amubwira ati ni karibu mu nzu. Arinjira, haba ari ahantu nyine haciriritse, ariko arahagera akabona arahishimiye cyane. Mama wa Ejidi arimyoza maze akamubwira ati ntawe uhari rwose, ntawe uri hano. Naho rero Robert adatindijemo ati none se ari hehe? Robert rero amara kwicara, maze mama wa Ejidi agahita amubwira ati hanyuma rero uje kureba umukobwa wanjye? Naho rero Robert ati cyane rwose, umukobwa wawe ndamukunda n'umutima wanjye wose. N'ubundi rero mama wa Ejidi azunguza umutwe ati umukobwa wanjye rero ntawe uri hano, ari kugerageza kwiyibagiza rwose ibyamubayeho, kuko nyine yabonye ko atari ari mu nzira ye ya nyayo. Ikindi kandi yabonye ko ahari ashobora kuba yari ari mu nzozi. Yagerageje rero kwikangura kugira ngo rwose azivemo, maze ibyo byose abisiga inyuma, yongere kandi atangire ubuzima bushya. Robert acyumva ibyo rero arikanga, ahita atekereza ko nawe yaba ari mu byo Ejidi ashaka gusiga inyuma, kandi mu by'ukuri uyu musore rwose aba akunda uyu mukobwa ku buryo aba yumva ko atashobora kwihanganira kutamubona. Mama rero wa Ejidi akomeza kwitegereza Robert, maze akabona uyu musore ibintu ari kuvuga, ari kubivuga bikuye ku mutima, abona ko rwose akunda umukobwa we kandi cyane. Ahita amubwira ati rero umwana wanjye rwose, buriya urukundo ntuzigere na rimwe ureka rugucika. Ubu ngubu tuvugana Ejidi yabonye akazi nyine, ahita amurangira ahantu yabonye akazi. Ati gusa nyine rwose ndahakubwiye, kandi nawe icyo gukora urakizi, gusa ni ngombwa ko rwose ugira icyo ukora hakiri kare, kubera ko burya iyo umuntu atinze hari igihe asanga amazi yararenze inkombe. Robert rero ahita abwira mama wa Ejidi ati mama murakoze cyane, gusa ikintu nshaka kubizeza ni kimwe, Ejidi ndamukunda cyane ku buryo aramutse avuye mu buzima bwanjye, ubuzima bwanjye rwose bwaba nta cyerekezo bufite. Ejidi ni byose kuri njyewe, ubwo rero ntabwo nifuza kumutakaza, kandi ni ukuri mbasezeraniye ko rwose ntazabatenguha. Naho rero mama wa Ejidi ahita abwira uyu musore ati ndakwizeye cyane, kuko biragaragara no mu maso yawe ko ibyo uvuga uri kubivuga ubikuye ku mutima. Nta kwita rero ku mvura nyinshi iba iri kugwa, Robert ahita ajya mu modoka maze akerekeza aho baba bamurangiye ko rwose Ejidi asigaye akorera. Aragenda rero akinjira, aba yatose rwose. Ejidi aba yicaye ahantu ari gufata agakawa, dore ko rwose biba ari mu mwanya we wo kuruhuka. Ntabwo rero aba yigeze abona ko Robert yinjiye hano. Robert ahita amuhagarara hirya gatoya, maze agahita amubwira ati hanyuma rero watekerezaga ko nzakureka ukagenda? Wumvaga se ndi ikigwari ku buryo nareka urukundo rw'ubuzima bwanjye rukancika gutyo gusa? Urabizi se ko uri igice kimwe cy'umutima wanjye? Urabizi ko mu kugenda kwawe umubiri wanjye wose utaba ukibona amaraso ahagije? Urabizi se kandi ko ari wowe utuma mpumeka neza? Urabizi yuko kugenda kwawe byatumye umubiri wanjye igice kimwe cyawo kidakora? Urabizi kuri byose byanjye? Urabizi kuri ibyishimo byanjye? Ni gute se nareka ibyishimo byanjye bikagenda? Akiri rero kuvuga aya magambo, Ejidi aba yahindukiye maze akitegereza uyu musore, akaguma nyine atanyeganyega ari kumureba adahumbya. Naho rero Ejidi ati hano se uhamenye gute? Robert ati ntahamenya, urumva ahantu hari urukundo rwanjye ntahayoberwa, ahantu umuntu abitse ubutunzi bwe niho umutima we uri. Hanyuma rero kubera ko ubutunzi bwanjye ari wowe, umutima wanjye uba uri kuri wowe, ku buryo rwose ntashobora kuyoberwa aho uri.
mbabarira rwose ku byabaye byose, ndabizi yuko Brigitte yagerageje kugutera umutima mubi, ariko ndakubwiza ukuri nta kintu kiri hagati yanjye nawe, ndetse rwose na wa munsi ibyo wabonye nibyo yashakaga kukwereka nyine, yabikoze abishaka kugira ngo utekereze ko njye nawe twaba dukundana, kandi ndakubwiza ukuri ibyanjye nawe byarangiye kera, nta nubwo nshobora kumutekereza, ari mu bantu banyibutsa ahahise, kandi ari mu bantu bantera umubabaro iyo mbatekereje, ntabwo rero rwose nigeze nshaka kongera gukundana nawe. Ahari icyo yari agambiriye ni ukugira ngo nyine anteshe umukunzi wanjye, yari abizi neza ko ngukunda, kandi nawe nyine yifuzaga kugaruka mu buzima bwanjye, kubera yuko naje no gukomeza gushaka amakuru, maze nza kumenya yuko umusore nyine bakundanaga batandukanye kubera ko nawe yatangiye nyine amafaranga ye kugabanuka, hanyuma rero yigiriye inama yo kugaruka kuko yari azi ko ngewe noneho amafaranga yiyongereye, ikindi kandi kubera ukuntu yari azi ko mukunda, yari azi ko ntashobora kumureka, yari azi ko hari igihe cyose nzahora mutegereje. Ubwo rero yumvaga byoroshye kongera kwinjira mu buzima bwanjye, kandi nyamara nta rukundo rwamugenzaga, ahubwo yagenzwaga n'amafaranga yanjye. Ibyo byose rero nari mbizi, hanyuma rero kukubura rwose iyi minsi yose ishize, ndakubwiza ukuri niyo minsi mibi nagize mu buzima bwanjye, ntabwo nifuza kugutakaza, ntabwo nifuza kukubura, kuko uru rukundo rw'ubuzima bwanjye ndifuza ko rwose nahora nkubona hafi yanjye. Ejide rero we aba ari kujya abumbura umunwa kugira ngo avuge, ariko akabura ijambo na rimwe risohoka. Naho rero Robert we arakomeza akavuga, dore ko yari afite ibyo kuvuga rwose byinshi. Ati wongeye gutuma nseka igihe rwose nari narabyibagiwe, wongeye gutuma nkunda igihe nari naravuze ko ntazigera nongera gukunda ukundi, watumye ibyari bisinziriye muri njyewe byongera kubyuka, amarangamutima yanjye, urukundo, ibyishimo, byose ni wowe wongeye kubikangura, byari byarasinziriye rwose. Robert rero ahita akomeza amubwira ati ibyo rero byose bisobanuye ko udahari ubuzima bwanjye nta cyerekezo bwaba bufite. Ahita amwegera maze akamufata mu biganza, ahita amubwira ati ngaho mbwira niba rwose utarigeze unkunda n'umunsi n'umwe, niba utarigeze unyiyumvamo, ndi bukumve rwose. Naho rero Ejidi ntabwo yari kubasha kubeshya, kubera ko muri kano kanya yumvaga rwose atagikandagira ngo ibirenge bifate, yumvaga nawe nyine yongeye rwose kujya muri mudu neza, cyane cyane ko n'ubusanzwe urukundo yakundaga Robert ntaho rwari rwarigeze rujya. Amwitegereza mu maso maze agaceceka, ntagire ikintu na kimwe amubwira. Robert yongera kumubaza ati mbwira, ndashaka kubyumva mu kanwa kawe niba rwose utarigeze unkunda na rimwe. Naho rero Ejidi ntabwo yari kubishobora, ahita amubwira ati ndagukunda cyane, ahubwo nanjye sinifuza kugutakaza. Bahita bahoberana rero bagasomana batitaye ku bantu babarebaga. Robert rero amureba mu maso maze agahita yongera akamubwira ati ahubwo ndifuza ko uyu munsi ku mugoroba waza maze tukajyana mu birori, ndifuza kwereka isi yose umugore w'igiciro niboneye, ndifuza kandi kubereka yuko rwose uri zahabu, ntifuza gutakaza n'umunsi n'umwe, ndifuza ku isi yose imenya ko ari wowe wantwaye umutima kandi ari wowe wampaye ibyishimo. Ejidi rero yongera kumva umutima we utera udahagarara, kuko aba yumva nyine nanone ibi bintu biteye ubwoba, kuba rwose yajya kumwerekana imbere y'isi yose. Ejidi rero biba bigaragara no mu maso rwose ko afite ubwoba, kubera ko n'intoki ze ziba ziri gutitira. Naho rero Robert ahita amubwira ati hoya wigira ubwoba, kubera yuko uramfite iruhande rwawe, kandi ndashaka rwose ku isi yose imenya ko ari wowe mukobwa nkunda n'umutima wanjye wose. Ndifuza yuko nta n'undi mukobwa uzongera gutekereza ko rwose ashobora kungira mu buzima bwe, bose batekereze ko ubu ngubu hari umukobwa w'inzozi zanjye watwaye byose byanjye. Ejidi rero yemerera nyine Robert ko bagomba kuza kujyana, kuko nawe rwose aba yumva nta mpamvu zo gukomeza kwihishira.
nyamara abantu bose baba bari bazi neza yuko Robert aza kuza kwinjirana na Brigitte, dore ko bose baba baramenye ko nyine Brigitte yagarutse, ko yagendaga anivuga ibigwi avuga ko rwose asigaye nyine yarongeye gukundana na Robert, abibwira abantu bose, nyamara abazi ukuri kuko rwose aba azi neza yuko Robert yamaze no kumukatira, ariko kubera ko aba yaramenye ko uyu mukobwa yagiye nyine atagikora kwa Robert, aba atuje azi neza yuko isaha n'isaha azongera kwigarurira umutima w'uyu musore. Icyo atabazi rero ni uko rwose Robert aba yaramenye ibintu byose byerekeye kuri Brigitte. Ku mugoroba rero baritegura, maze Egidi akambara ikanzu nziza cyane. Robert rero aza kumufata, maze bakajya nyine muri iki kirori. Naho rero Brigitte waba yishyize mu myanya, aba yambaye neza, yagiye agahagarara hano nyine muri iyi sare ari kuganira n'abantu, yigize umukobwa utabaho udasanzwe. Aba azi neza yuko mu kanya gatoya Robert agiye kuza ari wenyine, maze uyu mugoroba wose bakaza kuwumarana. Atungurwa rero no kujya akumva abantu bose batangiye guhwihwisa, arakebuka areba ku muryango, maze agahita abona Robert arinjiye afatanye ikiganza na Egidi. Egidi rero aba asa neza cyane, ari umukobwa rwose ukeye. Bose batangira kwibaza ukuntu uyu mukobwa aje hano, ndetse bagatangira no kwibaza ukuntu nyine atari Brigitte bari kumwe. Brigitte we rero ahita yumva rwose ari nkaho apfuye neza ahagaze, yumva atakiri ku isi, yumva ikimwaro kimwishe, isoni zikamwica, maze akabura aho areba. Naho rero kubera ko Egidi we rwose aba afite ubwoba bw'aha hantu yinjiye, Robert ahita ahindukira, maze akamufata akamukomeza nyine, ubundi agahita amwereka ikimenyetso cy'umutwe nko kumubwira ati turi kumwe. Egidi nawe ahita yikomeza, maze agatangira gutambuka yemye, ubona rwose afite nyine yifitiye icyizere. Barahagarara rero muri sare bari kwiganirira nyine, batanitaye rwose kuri Brigitte. We rero aba yashize n'ikimwaro, ahita atambuka maze akaza akabahagarara hagati, ati uyu mukobwa niwe rwose uzanye muri iki kirori? Uyu mukobwa se utazi no gutandukanya amabara? Ndabizi neza ko wabona n'iyi kanzu yambaye atazi ibara ryayo. Uyu mukobwa w'injiji umuzanye hano kugira gute? Naho rero Robert yitonze cyane ahita amubwira ati umugoroba mwiza Brigitte, ahubwo ni wowe wakabaye utari hano kubera ko nta mwanya uhafite. Naho rero uyu mukobwa ahari kubera ko nyine namuhisemo kugira ngo abe ahari, ndetse ahari kubera ko anyuzuza. Iyo nza kuba ndi hano njyenyine adahari, ntabwo nari kuba nuzuye. Nagombaga rero kuzana icyuzuzo cyanjye, nagombaga kuba mufite iruhande rwanjye. Uyu mukobwa ureba hano nyine ni byose byanjye. Robert rero ntabwo yihangana, ahita nyine atangira kubwira amagambo akomeye Brigitte, ati hanyuma se umusore wasanze byagenze bite? Kubera ko se amafaranga ye yatangiye kugabanuka, niyo mpamvu wari ugarutse gushaka amafaranga iwanjye? Utekereza se ko nyewe ndi banki wari uje kubikuza? Atangira rero kubwira abantu bari hano bose inkuru yose ukuntu yagenze, ndetse n'icyari kigaruye Brigitte. Brigitte araseba, maze akabura aho kureba, abura ikintu avuga, akicuza n'impamvu yagarutse hano. Muri ako kanya rero Robert ahita afata ikiganza cya Egidi, maze agatangira kubwira abantu bose ati uyu mugoroba ndishimye ku buryo mudashobora kubyumva. Nabonye umukobwa wankunze nyine agakunda jyewe gusa, ntakunde amakonti yanjye yo kuri banki. Uyu mukobwa mureba hano rero ni byose byanjye, umutima wanjye wamuhisemo, ndetse rwose ndababwiza ukuri ko ari we watumye nongera kwishima, niwe byishimo byanjye. Uyu mukobwa mureba hano ni ukuri niwe nifuza kandi kuzabona iruhande rwanjye ubuzima bwanjye bwose. Muri ako kanya rero ahita akura impeta mu mufuka, maze akaba ashyize ivi hasi. Ahita rero abwira Egidi ati mukunzi wanjye, ndagukunda cyane n'umutima wanjye wose, kubera ko rero ari wowe utuma ubuzima bwanjye buba bwiza, ndetse ari wowe umpa umunezero. Ndifuza ko nyine wampa iruhande, maze ibyo byose nkabibona binyegereye. Ndakwifuza mu buzima bwanjye bwose, ndifuza ko waba uwanjye ubuziraherezo.
ndagusabye rwose kandi nkwinginze wakwemera kumbera umugore. Birumvikana Brigitte aba ari kurira kubera ikimwaro, abona rero bigenze bitya maze agahita asohoka yiruka. Abantu bose baramwitegereza maze rwose Brigitte akumva ahari si yakwasama ikamumira kuko aba yumva asebye birenze bikenewe. Naho rero Egidi we nyine aba yarangije rwose kurira, ibyishimo byamurenze. Ahita rero abwira nyine Robert ati ndagukunda cyane ku buryo uri umusore w'inzozi zanjye, uri byose byanjye. Amuhereza ikiganza maze akamwambika impeta, barahaguruka bagahoberana batitaye ku baraha, barasomana maze amafoto agatangira agacishikana. Abantu rero batangira gukoma mu mashyi kuko baba babonye nyine urukundo rwa nyarwo, baba bamenye yuko burya umuntu nyine akunda uwo ashaka atitaye ngo ni muntu ki cyangwa se afite iki. Hashira rero umwanya rwose bahoberanye ndetse batari kurekurana. Robert rero arongera maze akabwira Egidi ati ntakubeshye ndishimye ku buryo ntazi rwose ukuntu nabisobanura, mfite umunezero mu mutima wanjye, ndumva nta kintu na kimwe gishimishije ku isi nsigaje kuzabona. Uyu munsi ni umunsi w'amateka kuri njyewe, ndetse rwose uyu munsi ubanza aribwo ngiye kuzajya nkora anniversaire kuko ari wo munsi ubuzima bwanjye bwiza bwatangiriyeho. Egidi rero arongera akamuhobera maze bombi bakarebana mu maso, ibyishimo ari byose. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.